ubwo urumva se isosi yabitamenetsemo inshisha ako kanya. Manoyina reka nkubwire, umva reka nigendere, ariko ibyo ubamo kwa Nyabenda bizashyira bimenyekane. Umva mugore we, maze gusanga ufite umutima nk'inyamaswa. Ngo nimwe ngo mwaba ngo mwarambyaranye ngo na mama. Ibyo bintu hari ikintu waba ubiziho papa? Umva wa Kinyendaro, hama hamwe duhangane. Mvura Manoyina, Ndakumva ubu bintu byancanze. Byagucanze? Byancanze rya ngo ngire inama. Urabona uriya mwana uba mu rugo Jado, umugore kumbwira ngo nta mushaka tumwirukane, kandi sinshaka ko ahava. Ubu icyo nakora rya ngo ngire inama. Aya se boss, wowe urimo urareba ute koko? Ubwo ukomeze koko ubwo inkike warayeguye? Manoyina ntabwo kiri mu bikomeye. Ziko naraye nicaye mu ntebe bukende buke. Wicara mu ntebe cyane bugukeraho cyane. Ariko naragenda rubi. Nese boss, se nkugiriye nama koko? Nese uwo mvuge ngo umugore wawe agende Jado asigare, cyangwa se Jado agende umugore wawe asigare? Birakomeye kabisa. Nawe ubwo nawe mbonye wongisha inama. Ubwo se inama ngire ni iyi? Boss, hari inama ngire nungutse. Uramutse uretse Jado akagenda, bishobora kukubera bibi kuko ibyaye byahita bimenyekana. Urabyumva nawe, nta handi yajya, yahita ajya mu isambu y'iwabo. Ubwo urumva se isosi yabitamenetsemo inshisha ako kanya ko byaba bimeze? Uzi ko ari byo koko? Jado no kumukomeraho. Ahubwo iriya ni zahabu. Uriya mwana kumukomeraho ntagomba kujya rwose. Kora barayinanga mbanza utuntu nta wundi urebye nabi niko bimeze, byaba bibi. ubundi se ugira ngo we wasigara? None se nubwo nagoye kiraka bwose si wowe wishe nyina? Nyina nawe urabyumva. Jado agomba kuguma hariya. Ade muraho? Muraho neza? Yego. Ariko se Manoyina, ndakumva de. cyagihe nazaga kwa Nyabenda kunabonye wagira ngo ni vuba uhaba mu ruhe rwego. Ubundi se warushije gukora iki? Cyundi nge mbabaza. Hari akazi se warufiteyo? Niki se waruje kudeka yaho? Ariko de, ubaye utitonze ngo ufunge urwo rwobo rwawe rw'uruno, rwazagukoraho. Ngereka mbikubwire, ushatse wakwitonda ugacisha make, naho ubundi ngo ngwiki. Manoyina reka nkubwire, umva reka nigendere, ariko ibyo ubamo kwa Nyabenda bizashyira bimenyekane. Cya mujya musiba ntimukantesha igihe. Dore ariko buriya Antoinette ushaka kwirukana Jado, nta makuru yaba afite yuko yaba ari njye se buriya? Dore nyina naramwishe, imitungo ye narayigabije, kandi nta n'igikwasi Jado arabonaho. Ariko muri business ibyo urabyirengagiza gusa. Ariko ikigomba guhinduka, uburyo afashwe bigomba guhinduka. Ntabwo nakwemera yuko umwana wanjye nubwo namuriye bwose yakoreshwa mu bucakara mu rugo wanjye. Kandi Jado. Karame papa. Jado,
ibyo ukora ni biki? papa none se ndavuze ngo bivemo. Antoinette azabikora. Antoinette, kuki uyu mwana agikora imirimo y'urugo wenyine? Ntarakubwiye ko ugora abakozi bakamufasha gukora ino mirimo? Umenye ko tutamuzere kumbuca ko wari n'urugo. Urabyumva? Ukambwira gutyo Gafaro? Ahubwo se nyimushaka hano. Kugeza ubu ndahura na Adera mu nzira kancihura anzize iki kigirwamana ngo ni Jado. Nawe urataha ukaza wenda kundya ngo ni Jado. Si nyimushaka hano kugeza ubu. Ndaje nkora iperereza menye icyo Jado avuze hagati yawe na Adera. Mva mugore maze usanga ufite umutima nk'inyamaswa. Abana bose bagomba gufatwa kimwe. Ibikora Jado, wowe bikora Christelle, wowe byagushimisha? Harya ngo natagenda ngo uzagenda uzohoha ugende, ariko Jado hatiza tuzavanga. Umva wa Kinyendaro, hama hamwe duhangane. Hasoni. Yega mwana wanjye, nari narabuze uburyo namenya amakuru yawe kwa Gafaranga. None ngize Imana turahuye. Umerewe ute? yewe amakuru ntago ari meza, ibintu bimeze nabi rwose. Nawe se nabaye nkigerayo babirukanye abakozi bose, kandi n'uriya mugore nawe yirirwa nshihura ambwira ngo sinzongere kumwita mama, ngo mama ngo nzamusange ngo iyo yagiye da. Yemwe mwakabyara mwe, nuko ufashwe kwa Gafaranga? Aha nuko nyine, ahubwo reka nkwibarize, nzi ko ari inshuti y'amagara ya mama, ntabwo yaba yarigeze akubwira izina rya papa ko njye yapfuye yaranze kumumbwira? Gusa ndamutse menye papa nahita ngenda nkamusanga bari abantu nkabahunga da. Reka da, nyoko yabikaga ibanga kurusha imva. Yari inshuti yanjye pe, ariko yarabimpishe. Gusa hari icyo ngiye kugukorera. Ngiye gutangira mbaza amakuru mu baturanyi. Nindamuka amenye papa wawe nzamukubwira wigendere. Mwana wanjye rero nari mvuye ku isoko, reka ngende wihangane, nzagukurikiranira amakuru. Urabeho mama, wihangane. Yego kandi murakoze. Boss, ko mbona ibirombe biri kugenda byerekera mu masambu y'abaturanyi ba Nyabenda, kandi akariho ifiro rizingiye. Turabigenza dute? Umva, harimo ifiro. Umva, none se ndakumva. banyura amasambu urabazi? Ndamuzi. Stereza se? Ubwo se ntuva nyine ikirakaho cyawe gihe cyabonetse gishyushye, ni uko wamugurira akimuka akagenda. Yaba byanze nyine nk'uko Nyabenda byagenze nyine nabo kugenda gutyo nta kundi Tukongera nuko bimeze. bose nyine ubwo nta kundi nyine. Nawe urabyumva nyine. None mbigenda bite? Ujyeyo mubwire yuko tuba kwamugurira akimuka akagenda. Naba byanze witegura akazi. Nta kundi bo. Wa wundi uti inyuma yo kwa Nyabenda? Nuwo. Wa wundi utuye inyuma harya. Nuwo nguwo rwose.
ko madamu n'abakozi ntabwo baragera kunda no gutunganya imirimo mu kikoni. ko ari byo wamitiyemo se maye ubwo nyine wabonye ari byo binkwiriye nzajya mbitunganya nanabatekera ubundi barye bagaramye. Ariko Antoinette ujya usaraho ko nakubwiye ko ugora abakozi bagakora imirimo bakoraga Jado ataraza nize nkubwira ko ari wowe ugomba kuyikora. ugize ngo narasaze gafara njyewe narasaze sibaho ngaho ubundi bavuga ko wasaze yababeshye. gafaranga niwe wambwira kuriya koko. izi nkoko mbonye hano ni za zindi mujya mwita koroyira ipondeze cyangwa ni za zindi bita sasu njya numva bavuga. Izi nkoko nizo bita niza ni sasu. Banza bita. Alo? Muri bande ko ntawamenye? Hano? Alo? Nana? Amareza arabuze. Yewe. Nta mareza haba. Haya rwose. Ntayo. Toma none. Ndakumva boss. Nta mareza. Haya rwose. Ahubwo utavuganye n'uwo muntu guhamagara. Nyine nta marezo. Manuel. Ndakumva boss. Ariko ubona ndusha ubwenge. Kise boss. Nta marezo. Rwose. Ahubwo vuga ngo umuntu uguhamagaye ndoshaka ko muvugana ndi kumva. Kandi Manuel na abo si abantu babantu bagiyemo handi ho wagiye ntabwo wambaga ngo telefone yazi ngo waje mu mazi uruka kwifata. Yari Manuel ibyawe bizashye bigaragara. Boss ibyo uketse rwose ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo pe kandi unyizeye. Raho neza Manarina. Kuki nguhamagara se ukankupa? Ahantu narindi ntabwo hari umutekano. Nagukubye none se umeze ute? Urebye nta kibazo rwose majije kumenyera nta kibazo mfite. Majije kuhamenyera. Mbese ubuzima bumaje kuza. None se umwana wanjye Jado ameze ate? Yewe Jado araho amerewe neza nta kibazo. None se uzansura ryari? Muri iyi minsi nabonye akazi. Ubwo rero ntabwo nanze ntabanje gusaba uruhushya bose. Ubwo igihe nikibona nzakubwira nzaguhamagara uko mbonye nimero yawe rwose. Sawa ndategereje. Nyabera ariko ndagukumbuye. Nanjye nuko rega. Yego. Ahantu ha wenyine se. Sawa. Maramutse. Nyiriwe. Bravo. Yego. Nako namara umwanya muto. Ako namara umwanya muto. Jado mwana wawe uraho? Muraho mama. Uraho neza. Yego. Utari wataha. Hano, naragatebe icara tuganire. Murakoze mama.
mwana wa amakuru se y'iwanyu iyo ngiyo kwa gafaranga. Amakuru yo mu rugo ni meza turaho. Mama karame nahinje kukubaza nimba hari amakuru mwaba mwarabonye kuri mama mbyaha kuri papa mbyaha. Yabaga mwana wanjye nakurikiranye amakuru ariko numvishe baso ari uruhuri bamwe baragira bati ni gahondogo abandi ngo ni mubiriki umva n'ayandi mazina menshi atagira ingano ariko abenshi bahuriza kuri gafaranga ngo yaba ari we se ukubyara. Mama oya abaye ari gafaranga ntabwo naba mfashwe kariya kageni ariko uzi ko ejo bundi yatangiye no kumvuganira ndetse akabifana n'umugore we. Ibyo ntibyantungura kuko gafaranga yaje hano muri ino minsi turaganira noneho arambwira ngo agiye guhindura uburyo ufatwa kuko nari maze iminsi nserera n'umugore uko duhuye mu nzira tugaserera ndimo gupfa nawe uburyo agufashe ntabwo byantungura ariko nanone mwana wanjye nta nduru ivugira ubusa ku musozi wasanga ari nawe se. Mama natari byo mama karame ngaho reka ntahe ngere mu rugo vuba uzakomeze ukurikiranira ayo makuru. mwana wanjye nzakomeza gukurikiranira amakuru nzakubwira ariko ikindi nanone ubu ngubu ngiye kwimuka njya ahandi ruguru ku muhanda ntabwo nakomeza kuba wese nyabenda niyo wari umuturanyi wanjye ngiye kwimuka nzajya nza kuhahingisha amaguru. Ubu namwe mugiye kuva hano? Ngiye kuva hano nzajya ku muhanda uzajya nsanga ahandi ruguru ku muhanda uzahamenya nzakwereka. Hagiye gusigara honyine bisi nta kundi. Jado enda hano ngira ibyo nkutuma akira amafaranga n'uru rupapuro ugenda ku isoko ujye guhaha ibi byanditse ku rupapuro kandi ubanguke nuramuka utize ngero urwo rutwe ndarumena. Oya mama nako mama Chris ntago ndatinda ndabantu mbese uko cyabaye ngo agira vuba ugenda ubanguke. Muraho neza? Muraho neza mbona ino? Muraho mabuja? Yego. Narimbi itati. Umva rero mano y'intanga. Ikintu nagutumijeho. Yego mabuja ndabumva. Nshaka kugira ngo umbwize kuri hagati yawe na gafaranga. Ibintu mupanga ntabasha kumenya mano y'ina. Ni ibiki ni ukuri umbwize kuri ndagusabye. Mabuja nta kindi rwose. Ni ibibazo by'akazi tuba twibereyemo. Gusa nta kindi ntukeke ikindi. Nge ni akazi mba nishakira rwose. Ako kazi rero ako kazi niko nshaka kumenya. Mabuja Mabuja akazi nsanzwe nkora amano y'inanga ntago kazi. Ariko mano y'ina ndakumva mabuja akazi ukora ko nkazi amafaranga guhemba nk'abanyazi. Ndeba ukuntu wasirimutse usigaye mano y'ina. Reba ino telefone amafaranga igura mano y'ina. Ase mabuja jewe mano y'inanga ndabyumva rwose. Nta mwana ndiza nta mugore mpahira ninda yanjye ngenda nshoreye. None sundi niki cyatuma ntasirimuka ngo nanjye mere neza. Mano y'ina ndakumva mabuja ubwiza ukuru rambeshye. Mabuja ntago nkubeshye. Rambeshye pe. None se
za gahunda zo kwa Tereza zo kumugura akagenda zigeze he? Zagenze gute? ugira ngo umugore ntabwo yaduteye utwatsi yigize gupyo ndabona amaherezo ari nk'ayo ko bizagenda kwa Nyabenda siko nabimubwiye nkahora ntacyo bimubwiye ko nahise nigenderanye. Ubwo se wowe ntuzi icyo gukora, tugomba kwipanga neza tukabinoza. Ariko se bose ubundi buriya Tereza aramutse apfuye isambu ye twayijyamo gute ko nacyo cyaba ari ikibazo? Ariko sha Manuel nanga uracyari umwana, nakuri Manuel nanga koko wowe nevura icyangwa cyo nzarankibona. Wowe ufite amafaranga ukabura icyangombwa, bose ubundi waruzi buriya ko kwa Nyabenda ufite ibyangombwa biko twahaguze nibyo we vanaho ibyangombwa zarambibona. Ako boss nungutse ngiye ikindi gitekerezo kihe uburiya uwashaka abantu nka babiri tukajyana twe tukamwinjirana ninjoro tugahita tumufatiraho ibyuma tugahita tumubwira agasinya ko agurishije akanaduha n'ibyangombwa by'ubutaka, yarangiza tukamubwira ko bucya yagiye tukamuha n'amafaranga, atabikora tukamubwira yuko buracyasize agatwe bitabaye ibyo. Rero ntabwo byaba ari byo ko ari byo ku Manuel sigara mu gasozi gupanga. Jye Manuel nanga n'ubwa mbere mbonye upanga ikintu ndatwika jyewe rero iyo nama niyo ahubwo ejo uze dure kuri banki mbikuze amafaranga nyaguhe iyo mugomba kumuha agatagenda. Bose niko bimeze, mumufatire ibyo abahe n'icyangombwa muvura kibahawe. yego papa hari ibintu nshaka ko musobanurira. Ibiheje do Umugabo bita Kabuyabuya waba umuzi? Kabuyabuya ntuva muzi. Uwo bita Gahondongo na Mubiri Gisebo urabazi papa? Ariko sha abantu bose uri kumbaza nabiki hari icyo bagutwara? Oya nta kintu bantwaye, nuko ejo bundi naciye ku bantu bakambana bakavuga ngo uyu mwana ngo Nyabenda ngo yamubyaranye ngo na Kabuyabuya, abandi bakavuga Mubirigi, abandi nabo bakavuga Gahondongo, ariko abenshi muri bo bahurizaga kuri wowe Gafaranga ngo nimwe ngo mwaba ngo mwarambyaranye ngo na mama. Ibyo bintu hari ikintu waba ubiziho papa? Jado ibyo rero ntabyo nzi. Ubwo abikubwiye ubwo barabizi, ndumva uzajye ndubabaze babikubwire babikubaza iyo babivanye. Nge ntabyo nzi. Ariko se ubundi wowe uje kumbaza ibyo bibazo byose ngo baravuze wowe so ntabwo umuzi? Oya ntabwo muzi kuko mama yapfuye